Welcome and welcome back to Rubavu by YouTube channel. Niba uri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose ni ingenzi ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano kuri YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, hose dukoresha Rubavu by Limited. Aha nkwibutsa ko dufite na website wadusuraho www.rubavubyandisal.com, naho wahadusanga ukareba amazu meza tuba twabazaniye ibibanza ndetse n'amapartement tuba tuhafite ukabukinga. Hano turi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero muri quartier ya mbere nziza iri muri uyu murenge izwi nka Nyarutarama, ndetse ni quartier irimo ama etage, ama guest house, ni quartier nziza iteye imbere. Urabona ko hano turi ari mu muhanda, kuva aha kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo ni metero 200 zonyine. Twabafitiye igipangu, ni igipangu kirimo inzu ifite ibyumba bitatu n'icyumba cya kane kiri hanze, ikaba ifite parking nini, ikaba ifite harimo amazi ndetse n'umuriro, ndetse akaba ari hanini cyane. Ni inzu iri mu kibanza gifite metero kare 250. Tugiye kwinjiranamo mabereke. Before yuko twinjiramo ndagira ngo ngubwire ko iyi nzu iri ku giciro cyiza, turi kwatangira miliyoni 27. Inzu yacu rero nkuko nababwiye iherereye ahantu heza, iri muri quartier nziza, quartier irimo n'andi mazu menshi ameze neza cyane. Iyi nzu yacu ikaba iri mu kibanza gifite metero kare 250 nkuko nababwiye, harimo ibyumba bitatu n'icyumba cya kane cyo hanze. Kuri miliyoni 27 turahaguhereza, ibyangombwa byose birahari, no kugura itukorerwa mutation kandi tukanabigufashamo byose kugera birangiye. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, wanadusanga hano dukorera mu mujyi wa Rubavu. Munsi iyi video haragena umwanya wa comment wahadusanga, ndetse ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zindi dukoresha, aba kuri TikTok, Instagram, Facebook, hose dukoresha Rubavu by Andisal. Mugende mutwandikire, muduhamagare cyangwa se munadusanga ahantu dukorera. Rubavu by Andisal Limited niyo company yonyine ya mbere yizewe ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, igufasha kubona inzu nziza, ikibanza cyiza, biri ahantu heza kandi ushaka ibiri hafi y'amazi, ushaka ikibanza cyiza cyo kubakamo, inzu yo kubamo, inzu yo gukoreramo business, ahantu heza ho kubaka appartement, guest house, cyangwa se ushaka umutungo wo gushoramo imari, turagufasha. Dusanga ahantu dukorera cyangwa uduhamagare, n'andi ma service yose atangwa na Real Estate turabafasha kandi tukabikora mu buryo bwiza bwizewe ndetse kandi bwihuse. Rubavu by Andisal Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.